humura uzambuka, niba ari ubukene uzambuka, niba ari intambara uzazambuka, niba ari ingorane uzazambuka, niba ari uburwayi uzabwambuka, niba ari ibikubuza kujya mu ijuru, humura, komezanya n'ijambo ry'Imana wumvishe uzambuka. Izanye undi magari wo mwuka wera kugira ngo agukomeze muri ibyo bigeragezo, cyangwa se agufashe guca muri ibyo bigeragezo, agufashe kwambuka. Imana itugirire neza cyane. Ntuzifuze ibyo wasize utangira inzira y'agakiza, ntuzifuze za nzoga wanywaga, ntuzifuze bwa busambanyi wajyagamo, ntuzifuze bwa businzi wajyagamo, ntuzifuze bwa bwesikoro wajyagamo, ntuzifuze bwa bubeshyi wajyagamo, ntuzifuze bwa bugambanyi wajyagamo, ntuzifuze bya bindi bibi wabagamo mu gihe wari utarahagurukana inzira y'agakiza. Imana itugirire gusuzugura mu murimo w'Imana, uzirinde gusuzugura abakozi bagenzi bawe, uzirinde gusuzugura abakristo bagenzi bawe, uzirinde gusuzugura abaririmbyi, uzirinde gusuzugura umuntu uko ari umukene, uzirinde gusuzugura umuntu uko mutangana, uzirinde gusuzugura umuntu uko mudahwanye. Imana itugirire neza cyane. Uwiteka Imana itazakubara. Ijambo ry'igiheburayo mu kinyarwanda risobanura ukuri. Iyo uvuze emet uvuze mu Dieu de la vérité, bisobanura Imana y'ukuri. Suhuje kandi mbahaye ikaze abantu mwakunze kandi mwahisemo gukurikirana ibiganiro bya Emet TV. Imana y'amahoro nibishimire, umutunzi w'imbabazi nabahire mwese. Ndizera ko muri amahoro aho muherereye hose, ariko kandi niba utameze neza wizere, wihangane. Mu isi niko biba, dukunda kuvuga ngo ahari kurira kwararira umuntu ninjoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Nongeye kwakira umushumba kugira ngo twongere kuganira ijambo ry'Imana. Ni benshi bamubonye, abandi ntago bamuzi, ariko hamwe n'Imana mwese muraza guhirwa. Njyewe ndi umuhungu w'Imana n'igihugu. Turabakiriye pastor. Murakoze cyane. Twongeye kwishima ko tugiriwe amahirwe yo kubana namwe kuri uno munsi. Turabinginga ngo mutangire mwibwira abadukurikiye. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Mbere yuko twibwira abantu hari twanza tugasenga. Yego. Mana data wa twese turi mu ijuru, wowe wadukunze urukundo tutabona uko tuvuga, ukadushaka tutarabo gushakwa, ukatugira ubwoko bwawe. Turagushimye kubw'uburinzi bwawe butagira akagero, abaciye mu ntambara z'uburyo bwinshi butandukanye, uburinzi bwawe bwababonetseho, ndetse natwe ubwacu uraturinda. Tugeze muri uyu mwanya Kristo, turagushimye kandi tukwinginga kugira ngo ube igiciro ku bazatwumva, ku batwumva. Yesu umwana w'Imana, utanga umugisha ku ijambo ryawe, imitima ya benshi bohoke, kandi umwuka arushaho gukora imirimo n'ibitangaza azagezaho tutageza, kuko tuzi ko Uwiteka Imana isi yose ikurikirwa n'ijambo ryawe. Urakoze mukunzi wacu mwiza we, gukomeza kutugirira neza. Icyo cyisho kubikira mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Pastor, twongeye kubakira kugira ngo mutuganirire ijambo ry'Imana. Muri no minsi abantu bakeneye ijambo ry'Imana. Muratangira mwibwira abadukurikiye, hanyuma kandi umwanya n'uwanyu kugira ngo mutuganirire. Murakoze cyane kuba tubonye bwa mbere cyangwa se kuba tatuzi. Nitwa Babone Karembiro Oscar. Yego. Ku izina ry'umuhamagaro nkora umurimo w'Imana w'ubuvugabutumwa. Imana itugirire neza cyane. Ndi umugabo, ndubatse birumvikana. Yego. Ndagira rero ngo dukomeze tuganire ijambo ry'Imana nk'uko Imana yarishyize ku mutima wanjye. Ku bari bamaze iminsi batusuhuza batubaza bati ntimuherutse. Yego. Iyi si nyine nayo ntabwo bitworoheye, tuba turi mu mirimo myinshi itandukanye, ariko ku mwanya ubonetse kuzajya uboneka tuzatuganira ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Turaganira ku ijambo ry'Imana rero rivuga ngo Imana igiye kongera guca akandi kayira. Imana igiye kongera guca akandi kayira. Humura, humura, Imana igiye kongera guca akandi kayira. Turasoma rero ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyo Kuva, ni ibice byaho 14 ku murongo wa 20.
turagera ku murongo waho wa 21. Imana idufashe kadusome. Ijya hagati y'ingabo z'abanyegiputa n'iz'Abisirayeli, bariya ibabera igicu n'umwijima, abandi ibabera umucyo ubamurikira nijoro, ntibegerana iryo joro ryose. Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja, Uwiteka ahuhisha umuyaga mwinshi uvuye iburasirazuba, ijoro ryose usubiza inyanja inyuma, amazi uyagabanyamo kabiri, maze hagati yaho yarari hahinduka ubutaka bwumutse. Amen. Icyo ni igiki cyagiye hagati y'Abisirayeli ndetse n'Abanyegiputa. Yari inkingi y'igicu yabanaga n'Abisirayeli, cyangwa se yabaga mu rugendo rw'Abisirayeli kugira ngo igendane nabo. Bishatse kuvuga ngo yari presence y'Imana. Iyo nkingi yababeraga itara mu gihe babaga bari kugenda, cyangwa se babaga bagiye kugenda, ndetse nijoro uburyo bwabo bwo gusitara ntibwashobokaga, kubera ko iyo nkingi yabamurikiraga uko babaga bangana kose. Imana itugire neza cyane. Kandi wibuke ko Abisirayeli bavuga ko bahagurutse ari 6,000 tw'abagabo. Abakora estimation bavuga yuko hafi y'Abisirayeli bose bari 20,000. Ni ukuvuga ngo Uwiteka yabamurikishirizaga iyo nkingi ikoresheje imbaraga zayo. Icyo ni igitangaza gikomeye umuntu atabona uko avuga. Imana itugire neza cyane. Rero turi kuganira ku magambo avuga ngo humura, Uwiteka iri hafi guca akandi kayira, cyangwa se indi nzira, kugira ngo utabarwe. Hariho ibintu byinshi byihebesheje abantu muri no minsi ya none. Hariho intambara nyinshi zihebesheje abantu muri no minsi ya none. Hari ubukene bwihebesheje abantu muri no minsi ya none. Abantu bari gucuruza ntibigende, abantu bagashakisha uburyo bwo kubaho ntibyemere. Tekinoloji nayo iri kugenda itujyana. Abakene bakomeza kuba abakene, ndetse n'abakire bagakomeza kuba abakire. Uburyo bw'imibereho bukagorana. Ariko humura, Uwiteka Imana niba waramwizeye, niba waramwiringiye, agiye guca akandi kayira nk'uko yagaciriye Abisirayeli. Imana idufashe kandi Imana itugire neza cyane. Igihe cyarageze, Imana itegura kubw'umugambi wayo mwiza n'isezerano yari yasezeranye na Aburahamu. Itegura uburyo bwo gukura Abisirayeli bari bamaze imyaka 430 mu gihugu cya Egiputa, kugira ngo bajye mu gihugu Uwiteka Imana yari yabategura, ari cyo gihugu cy'i Kanani. Uwiteka Imana ikora imirimo n'ibitangaza ikoresheje imbaraga zayo zikomeye, ikoresheje umugaragu wayo Mose, kandi yari ari kumwe na Aroni. Uburyo yahamagawemo ntabwo tubwinjiramo cyane, ariko Imana yakoze imirimo n'ibitangaza ikoresheje Mose ndetse na Aroni. Baragenda, Mose ahaguruka kwa sebukwe Yetiro aho yari ari. Imana iramubwira ngo igihe cyo gukora umurimo hano kwa sebukwe, kuko yaragiraga amatungo kwa sebukwe, nibwo Imana yari yaragiye kumwigisha uburyo azaragira ubwoko bw'Imana imwigishirije ku ntama, kuko intama zaronaga akihangana, ijoro ryaza akazicyura, akaba ari kugumunana nazo. Ibibazo byinshi by'umushumba murabizi. Mose Imana yari imukuye kuba umuntu ukomeye, cyangwa se umusirikare ukomeye kwa Farawo. Imana itugire neza cyane. Rero iramujyana imwigishiriza muri izo ntama kugira ngo azabone uko aragira ubwoko bw'Imana. Bishatse kuvuga ngo ubundi umushumba aba agomba kwihangana, akihanganira intambara, akihanganira akaga, akihanganira ibibazo, akihanganira abadakomeye, akihanganira abakomeye, akihanganira ibibazo byinshi biza mu murimo. Imana itugire neza cyane. Rero Imana ihagurutsa Mose kugira ngo agende
ajye muri Egiputa. Nk'uko tubizi Aroni we yasanzweyo muri Egiputa, yari mu muryango umwe na Mose. Imana itugirire neza cyane. Rero ikora imirimo n'ibitangaza. Nk'uko tubizi ikora ibitangaza bigeze ku bitangaza 10 kubwo kwinangira kwa Farawo, kubwo kwinangira umutima kugira ngo Farawo yemere kurekura ubwo bwoko. Imana itugire neza cyane. Imana rero ikora ibitangaza. Mose akomeza kwereka Farawo ko akwiriye kurekura ubwo bwoko, ariko Farawo aranga. Amaze kwinangira, Uwiteka Imana iteza amaraso, amazi yose ahinduka amaraso, iteza ibikeri, iteza intambara z'uburyo bwinshi butandukanye, iteza ibibugu, abantu ibibugu birabarya, abantu inda zirabarya. Imana ishaka gutabara umuntu, ishaka kugira ngo umuntu imugirire neza, ariko atagize ikintu yishingikirizaho arebye ku mbaraga z'Imana, kuko Imana ifite intwaro nyinshi. Ifite intwaro z'ibisebe, ifite intwaro z'inda, ifite ingabo z'ibikeri, ifite ingabo z'amaraso, ifite ingabo z'ibifatika n'ibidafatika. Ibyo ubona ko Uwiteka Imana yagutabariramo ntabwo ari bizanyuza ubutabazi. Imana itugenze ibyo byose rero ubasha kuba wishingikirijeho, cyangwa se ushaka kuba urebesha amaso, ntabwo ari by'Imana izacamo kugira ngo gutabare. Imana itugirire neza cyane. Abisirayeli rero baravuga bati buriya Imana izatwereza ingabo, Imana izagira ibindi ikora, Imana izagira ibindi ikora. Kandi reka mbabwire ko iyo usomye mu gitabo cyo Kuva ibice bya 13 umurongo wa 8, Abisirayeli bari bafite intwaro zabo za gakondo n'izindi, kubera ko bari abarwanyi cyangwa se bari basanzwe ari abarwanyi. Aho ngaho bari muri Egiputa, ni ukuvuga ngo ntago baretse n'ubundi kugira ingabo, ariko Uwiteka Imana yashimye ko izo ngabo zabo zitagira icyo zikora muri icyo gihe. Gukora kw'Imana kwari kuriho. Imana itugire neza cyane. Rero baragenda bava muri Egiputa, bya bimenyetso 10 bimaze kugera, ikimenyetso cyaho cya nyuma ni uko Imana yishe imvura z'Abanyegiputa zose, irazica irazirangiza. Farawo aremera arekura abo bantu, ariko atabarekuye, ahubwo ari kuvuga ati, cyangwa se ari gutekereza ibindi. Niyo mpamvu yabakurikiye. Baragenda rero bava i Gosheni. I Gosheni niho Abisirayeli babaga batuye, cyangwa se niho Abisirayeli bari batuye. Ni ukuvuga ngo ibyo byago byose byabaga muri Egiputa, cyangwa se byabaga ku Banyegiputa, ntago byageraga i Gosheni, ntago byabashaga kuhagera. Kuko iyo usomye mu gitabo cyo Kuva ibice bya 8 umurongo wa 18, uzahasanga amagambo avuga ngo ibyo byago byose uko byanganaga nta na kimwe cyageraga ku Bisirayeli aho bari batuye. Ni ukuvuga ngo aho umuntu atuye, Imana ibiri kumwe nawe. Aho umuntu w'Imana ari, Imana iturana nawe, Imana igendana nawe. Imana yiyerekana kenshi nubwo butabibona, nubwo butabyitegereza. Imana itugeneza cyane. Tuguganira ku ijambo rivuga ngo humura, Imana igiye kongera icye akandi kayira. Imana itugire neza cyane kandi dufashe. Abisirayeli rero bava i Gosheni, bava muri Egiputa, baragenda baca mu butayu, ariko bageze ku nyanja itukura babona obstacle, babona ikibazo gikomeye cyane. Uwiteka Imana ibwira Mose, iramubwira ngo babwire Abisirayeli base naho basubira inyuma, ariko bajye gukambika hafi y'inyanja. Abanyegiputa nibahagera baramenya, cyangwa se bavuga bati Abisirayeli bayobeye ahangaha, ntabwo bari bubashe kugira gute, ntabwo baba babashije kwarenga, turabafatiramo tubice tubarangize. Kumbe Uwiteka Imana nayo iri gukora strategy y'ikintu igiye gukora. Niyo magambo twasomye. Abisirayeli rero bageze aho ngaho, Uwiteka Imana ikora ikintu gikomeye cyane. Ya nkingi y'Abisirayeli yabajyaga imbere iraza ijya hagati y'Abisirayeli n'Abanyegiputa. Bibiliya yanjye irambwira ngo imbere Abisirayeli yababeraga umucyo, inyuma Abanyegiputa ikababera umwijima. Abisirayeli ni ukuvuga ngo ahantu bagendaga babona bitegereza bari kujya habaga ari umucyo, Abanyegiputa bakabona ari umucyo
abanyegiputa bakabona ari umwijima, abisirayeli bakabona ari umucyo. Ibyo bigatuma abisirayeli babasha gukomeza urugendo bihuse, abanyegiputa babasha kugenda. Bibiliya irambwira ngo inziga zabo Uwiteka Imana izikura ku magare yabo, bagenda buhoro 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 buhoro. Aho ngaho niho hanabayeho mo kwicuza, baravuga bati icyatuzanye aha ngaha ni igiki, ko abisirayeli barinzwe n'Uwiteka Imana. Bahageze rero, Bibiliya yatubwiye ngo barahageze, ya nkingi imaze kujya hagati yabo, ya nkingi imaze kuba hagati yabo, Uwiteka Imana ikora ikintu gikomeye. Iravuga ngo noneho ubwo ahangaha mugeze hari inyanja, Bibiliya irambwira ngo izana umuyaga uyukuye iburasirazuba, urahuha. Uwo muyaga wari mwinshi, umuntu atabona uko abasha kuvuga. Imana itugirire neza cyane kandi Imana idufashe. Wa muyaga ni nawe Uwiteka Imana yakoresheje izana ibibugu, izana bya bibugu byariye abanyegiputa. Niwo wa muyaga Imana yakoresheje izana ku nyanja. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Muyaga iwucisha mu nyanja, havamo inzira ikomeye, inzira umuntu atabasha kumenya uko ayisobanura. Turagira ngo turebe ku bintu 7 Uwiteka Imana yakoreye kuri iyo nyanja. Imana itugirire neza cyane. Yongereye kwizera kwa Mose, nicyo kintu cya mbere. Uwiteka Imana yongere kwizera kwa Mose. Uwiteka Imana yabajije Mose, iramubwira ngo noneho ni impamvu ki untakiye, bwira abisirayeli bakomeze bagende. Mose nk'umuntu aratekereza, aravuga ati ese baranyura he ko ahangaha hari inyanja? Barakomeza basubira inyuma, se nyuma ko ari umwanzi, baranyura he? Uwiteka Imana iramubwira ngo bwira abisirayeli bakomeze bagende. Ariko Mose agishidikanya, Uwiteka Imana iramubaza ngo ni iki ufite? Imana yari izi ko Mose afite inkoni, ariryo jambo ry'Imana umuntu yitwaza ku manywa na nijoro, umuntu agendana. Mose abwira Uwiteka Imana amubwira ngo mfite inkoni. Imana yamubwira ngo noneho yirambure ku mazi, ayirambura ku mazi, amazi yigabanyamo kabiri. Imana yongereye kwizera kwa Mose atabigizemo uruhare. Ni ukuvuga ngo iyo ufite ijambo ry'Imana ritoya rikuyobora, rigufasha, uzi ko Imana ishobora byose, izongera ica akayira. Uzi ko Imana yakora ibyo umwana w'umuntu atakora, izongera ica akayira. Imana itugire neza cyane. Ihangane mwene data, nubwo ubona bigoye, ariko Uwiteka Imana ngiye kongera kukongerera kwizera kugira ngo uzabashe guca muri ibyo bigeragezo no muri izo ntambara. Imana idufashe kandi Imana itwambika imbaraga. Imana izana umuyaga. Hari umuyaga ushobora kuza muri weho aho kugira ngo ubashe kuguhungabanya, ariko Uwiteka Imana izanye undi muyaga, ari wo Mwuka Wera, kugira ngo agukomeze muri ibyo bigeragezo, cyangwa se agufashe guca muri ibyo bigeragezo, agufashe kwambuka. Imana itugirire neza cyane. Humura, uzambuka. Niba ari ubukene uzambuka, niba ari intambara uzazambuka, niba ari ingorane uzazambuka, niba ari uburwayi uzabwambuka, niba ari ibikubuza kujya mu ijuru, humura, komezanya n'ijambo ry'Imana wumvishe, uzambuka. Imana itugire neza cyane. Imana yatinze ikiraro mu nyanja, haba harimo amabuye, haba harimo ibintu byinshi cyane bikomeye byatuma ahantu ugenda umusa n'umanuka, wongera ukazamuka, wongera usa n'umanuka. Reka da, abisirayeli ngo bahanyuze neza kandi hameze nk'ahumutse. Bishatse kuvuga ngo Uwiteka Imana yatinze ikiraro. Hari ibintu ubona bimeze nk'amabuye, bimeze nk'ibikugoye, bimeze nk'ibiruhije, ariko humura, Uwiteka Imana iraje kugira ngo itinde ikiraro. Nitinde ikiraro wambuke, hazaba hameze nk'ahumutse. Nugera hakurya uzaririmba indirimbo nka ya yindi Mose yaririmbye yo guhimbaza Imana, ngo ushimwe Mwami warakoze. Imana idufashe, Imana itugire neza cyane. Kandi Uwiteka Imana yakoze ikindi kintu cyo guhagarika amazi. Ikindi kintu cya kane cyo guhagarika amazi. Hari ibintu byaza
bikaguhuha, bikaguhungabanya, bikaguhuta, bikakwica. Ibyo bintu byose urabizi, uko wagiye ubicamo nanjye ndabizi, kandi byagombaga kukurangiza rwose, ariko Uwiteka Imana iraza irabihagarika kugira ngo uyu munsi uriho. Humura rero, kuba uyu munsi uriho byavuye mu mugambi w'Imana, ntago byatunguye Imana. Kuba waravutse ntibyatunguye Imana, kuba warakiriye agakiza ntibyatunguye Imana. Ijambo ry'Imana rirambwira mu gitabo cya Yohana mu bice byaho 14 ku murongo wa 20 haravuga ngo ni jyewe nabashatse. Uwiteka Imana niwe yagushatse, Yesu Kristo niwe yagushatse kugira ngo nawe uhinduke umwana w'Imana. Imana itugeneza cyane. Humura, iby'Imana yahagaritse nibyo byari bikomeye cyane kuruta ibyo uri kugenda ubyinjiramo. Ni ibigeragezo byari bikomeye, ariko ibyo uri kugenda winjiramo Imana nayo izabikunyuzamo, izabigukuramo. Imana idufashe. Humura mwene data, uri guca mu bigeragezo byinshi by'uburyo bwinshi butandukanye. Uwiteka Imana iraje ihagarike ayo mazi, ihagarike ibyo bintu bishaka kugukura mu buntu bw'Imana. Imana itugeneza cyane. Kandi Imana yahagaritse ibintu biba mu nyanja bibasha kwica abantu, yahagaritse ibifi binini bibasha kumira abantu, yahagaritse ingona ndetse n'ibindi bibasha kwica abantu. Imana idufashe. Hari ibintu bishaka kukumira bunguri, nawe ubwawe uri mubibona, bikaba byakubuza urugendo rwo kujya mu gihugu cyo mu ijuru, bikaba byakubuza urugendo rwo gukomera, bikaba byakubuza urugendo rwo gukomeza. Rebera ku by'Imana yakoze, uvuge ngo n'izi ntare ziziritse Imana izazindenza. Imana idufashe, Imana itugenza cyane. Imana rero icyo gihe nabwo yahagaritse ibyabaga aho ngaho mu mazi byagombaga kwica cyangwa se kugira nabi Abisirayeli, bambuka nta kintu na kimwe batinya. Nawe humura, Uwiteka Imana izakugirira neza kandi izagufasha. Kwambuka kw'Abisirayeli cyari ikintu gikomeye, rwari urugendo rukomeye. Reba abantu 20,000 kugira ngo bambuke, abagore n'abana, ingamiya, ibiki byose, abo bantu bambuke Abanyegiputa batarabafata. Ya nkingi yari yabakingirije. Humura, Uwiteka ari mu ruhande rwawe, azagukingiriza kandi imbere azakwereka umucyo aho uri kugenda ujya. Uwiteka Imana yishe Abanyegiputa, ntibongera kuboneka ukundi. Ibigeragezo biguhiga, ingorane ziguhiga, ibibazo biguhiga, ingorane ziguhiga, ibibi byose biguhiga, Uwiteka Imana yiteguye kubirangiza burundu. Kandi Uwiteka Imana ntabwo azabirangiza ngo hagira kandi gasigisigi kaboneka, ahubwo azabirangiza burundu. Imana itugire neza cyane kandi Imana idufashe. Abanyegiputa, Uwiteka Imana yabwiye Mose, na Mose ababwira Abisirayeli ngo Abanyegiputa mubonye ntabwo muzongera kubabona ukundi, kandi ntabwo muzongera kongera kugira ibibazo. Intsinzi rero iriho, intsinzi y'Imana iriho iyo umuntu atishingikirije ku bwenge n'ubuhanga bwe. Uwiteka Imana aramutsindira, aramutsindishiriza. Imana itugirire neza cyane kandi Imana idufashe. Nta kintu cyose ijambo ry'Imana riratubwira muri Yohana mu bice bya 12 umurongo wa 13 kugeza ku wa 14 ngo nimugire icyo musaba cyose mumaze kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wanyu, mumaze kureka ibyaha no kuva mu byaha, mukagisaba mu izina rya Data wa twese. Yesu Kristo aravuga ngo nanjye nzasaba Data kugira ngo icyo kintu azakibahe. Muri Yohana mu bice bya 14 umurongo wa 13 kugeza ku wa 14 niko avuga, na Kristo azasaba Data kugira ngo ibyo bintu abiduhe. Imana idufashe kandi Imana itugire neza cyane. Rero muhumure bene data kandi mukomere, nubwo hariho ibigeragezo, nubwo hariho ingorane, nubwo hariho akaga, ariko Imana yadutuje i Gosheni, aho izi ikadusura, aho izi ikadusanga, aho izi ikatuganiriza. Aho ngaho ni hahandi twegera tukahumurizwa n'Imana, tukavuga ngo Imana yadukoreye bya bindi, n'ubu ngubu irahari. Ya Mana yarwanya intambara n'ubu ngubu irahari. Imana itugenza cyane. Abisirayeli bari babuze ibintu bitatu kugira ngo ibyo bintu bitatu Imana ibibuzuriza ku nyanja itukura. Byari ibingibi: barifuzaga mu butayu, bakifuza ibintu basize muri Egiputa. Mwene data,
ntuzifuze ibyo wasize utangira inzira y'agakiza, ntuzifuze za nzoga wanywaga, ntuzifuze bwa busambanyi wajyagamo, ntuzifuze bwa businzi wajyagamo, ntuzifuze bwa bwesikoro wajyagamo, ntuzifuze bwa bubeshyi wajyagamo, ntuzifuze bwa bugambanyi wajyagamo, ntuzifuze bya bindi bibi wabagamo mu gihe wari utarahagurukana inzira y'agakiza. Imana itugire neza cyane. Ikindi Abayisiraheli bagiraga kitari cyiza, Uwiteka Imana yirengagiza ikabagirira neza, ikabaha manu, ikabaha ibyo kurya n'ibyo kunywa, ikamuha amazi mu butayu ahantu hatabaga amazi ikabyirengagiza. Bakoraga ikindi cyaha cyo gusuzugura, bagasuzugura Imana. Imana itugereza cyane, bagasuzugura Mose, kandi iyo basuzuguraga Mose babaga basuzuguye n'Imana yamutumye. Uzirinde gusuzugura mu murimo w'Imana, uzirinde gusuzugura abakozi bagenzi bawe, uzirinde gusuzugura abakristo bagenzi bawe, uzirinde gusuzugura abaririmbyi, uzirinde gusuzugura umuntu uko ari umukene, uzirinde gusuzugura umuntu uko mutangana, uzirinde gusuzugura umuntu uko mudahwanye. Imana itugire neza cyane, Uwiteka Imana itazakubara nk'uwacumuye. Ikindi cya gatatu bagiraga cy'icyaha cyo kutizera. Babonaga ingorane zije cyangwa se akaga kaje, bagahita bibagirwa imirimo n'ibitangaza Uwiteka Imana yakoranye nabo muri cya gihe cyatambutse inyuma yabo. Mwene data, bya bindi Uwiteka Imana yagutambukijemo byagombaga kukwereka yuko n'ubundi n'ibiri imbere izabikora. Saba Imana ikongerere kwizera, nanjye nsaba Imana inyongerere kwizera. Izaca kandi kayira aho ubona itaca, akayira yo irahari kugira ngo igace. Aho ubona ari mu nyanja ikomeye, ikakaye, igoranye, mu bukene, mu butindi, mu bibazo, mu kaga, mu makuba, iraje kugira ngo ice akandi kayira. Uwiteka Imana izaca akandi kayira, kandi ni vuba. Humura, ingorane ni nyinshi, ibibazo ni byinshi. Abisirayeli i Gosheni, aho ngaho nta byago byahageraga kuko Uwiteka Imana ari mu ruhande rwabo. Yakomeje kuba mu ruhande rwabo, keretse abayisuzuguye bakanga kuyumvira niba Imana yatsembeye yarimburiye mu butayu. Ariko umuntu w'Imana nta kwifuza agira ko ibyatambutse, ntabwo akwiriye kugira agasuzuguro. Waba umukozi w'Imana, waba pasiteri, waba umuvugabutumwa, waba umudiyakoni, waba umudiyakoneze, waba umunyamasengesho, wikuremo agasuzuguro ko gusuzugura abandi bantu, ko gusuzugura abakozi b'Imana, kandi ugire kwizera. Imana izaguha umugisha. Rero mwene data, komera, nubwo imbere yawe hari inyanja, ariko Uwiteka Imana irahari kugira ngo kumurikire inzira. Ya nkingi, ya presence y'Imana irahari kugira ngo bya bindi bigukurikiye bihinduke umwijima, birindagirire muri uwo mwijima, nawe utambuke, wambuke. Imana igufashe, kandi nanjye Imana ifashe kumva aya magambo. Murakoze rero bene data, reka dusengane kugira ngo ijambo ry'Imana tuganiriye ryo kuvuga ngo humura, Imana igiye kongera guca kandi kayira, kandi vuba. Nubwo ubona bikugoye, nubwo ubona bikuruhije, nubwo mu bana ubona bigoye, nubwo intambara ari nyinshi, nubwo ingorane ari nyinshi, ariko Uwiteka Imana igiye kongera ice akandi kayira. Yagaciriye Abisirayeli, nawe ntabwo izakureka. Yagaciriye Aburahamu, nawe ntabwo izakureka. Yagaciriye Yosefu muri Egiputa, nawe ntabwo izakureka. Yagaciriye Saduraka na Meshaki na Abedenego, ntabwo izakureka. Yarakaduciriye turakabona, ntabwo nawe Imana izakureka. Imana itugire neza cyane. Reka dusenge Imana kugira ngo Imana igufashe, nanjye ifashe, kandi nyongerere kwizera, kandi nizere ko izaca akandi kayira. Uryubakeho iryo jambo mu mutima wawe, uryubakeho, ujye urigendana, kandi rizagira umumaro mu gihe runaka. Turagushimye kubw'imitima yumvisha ijambo ryawe. Turagushimye kuko Umwuka Wera akora imirimo n'ibitangaza hagati mu bagushaka no mu bakwifuza n'abagutegereje. Turabizi ko ingorane ari nyinshi muri uru rugendo, ariko Uwiteka Imana ijambo ryawe riratubwiye ngo
uzongera uducira kandi kayira kandi vuba, ntabwo ari kera uje guca akayira. Muri ino minsi uraca akayira, mu ngorane abantu bafite uraca akayira, mu bukene uraca akayira, mu madeni menshi uraca akayira, mu bana bagoranye bananiranye uraca akayira. Amasengesho y'abera bawe urayumva, mva gusenga ko abantu bagukoreye, abantu baraye mu butayu, abantu baraye mu butayu bukakaye, mu bafunzwe muri za prizo urongera uca akayira mu izina rya Yesu Kristo. Abari mu kaga bari kurengana, ugiye kongera uca akayira kandi ni vuba. Reka tukwikomezeho kandi tukwizere kuko uri umwami n'umukiza wacu. Urakoze, uragahora ku ngoma. Abazumva ijambo ryawe bose uzabaha umugisha kandi uzaducira akandi kayira, akanzu tuzakabone, icyo kirushaho kuba icyawe. Mu izina rya Yesu urakoze, amen. Amen. Turabashimiye pastor, ndetse dushimiye n'abantu bose bahisemo gukurikira ibiganiro byacu. Twebwe ibiganiro byacu nakagaruka, reka twibutse abantu ngo mukore subscribe, mukore share, mukore like ndetse na comment. Ibiganiro byacu nakagaruka. Bye. Emet ni ijambo ry'igiheburayo mu Kinyarwanda risobanura ukuri.